ni intebe ihindura ibintu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icyizere mfite ni ukuba nshobora gutanga kandidatire umuntu wagize uwundi we akiri mu bakandida uyu munsi. Niyo magambo ya mbere umuraperi Habimana Thomas wamenyekanye nka Thompson yatangaje nyuma y'uko atanze kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu muhanzi usazwa ari umuraperi uzwi mu ndirimbo nka Marayika yaratwimanye n'izindi, yatanze kandidatire nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu ahagana saa 5 z'amanywa kuri uyu wa gatatu tariki 29 Gicurasi umwaka wa 2024. Ayishyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora NEC. Yabaye umurezi mu gihe cy'imyaka 10 ndetse muri iki gihe ni umuyobozi w'ishuri Hope Technical Secondary School mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Yatanze ibyangombwa byose yasabwaga birimo ibaruwa itanga kandidatire, umwirondoro we, amafoto 2 magufi y'amabara, fotokopi y'ikarita ndangamuntu, icyemezo cy'amavuko, inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa icyemeza ko nta bundi bwenegihugu yari afite, icyemezo cyerekana ko atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6, ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora, lisite y'abantu 600 bashyigikiye kandidatire ye, icyemezo cy'uko yagaragaje inyandiko y'ukuri, icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu n'ibindi. Ni umugabo w'imyaka 35 y'amavuko kandi ugaragara nk'utuje cyane. Muri politike yumvikanisha ko ashaka gushyigikira ibimaze kugerwaho biri mu mpamvu zatumye yifuza gutanga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Akomoka mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Yabwiye itangazamakuru ko agiriwe icyizere n'abaturage yakomeza guteza imbere uburezi kandi ashimira uruhare rw'ingabo zari za RPA zabohoye u Rwanda zigasubiza abanyarwanda ijambo. Ni umugabo wubatse ufite abana n'umugore. Yavuze ko yashatse kwiyamamariza kuba perezida kubera uwo ari we. Ati cyabiteye n'uwundi we. Ni ukuvuga ko ndi umwe mu babyirutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Ndeba ukuntu igihugu cyiyubaka, ndeba ukuntu inzego zitandukanye zitera imbere. Ntekereza ko mu myaka 30 ishize ntabwo twagiraga ibitangazamakuru bingana gutya, ariko ubu reba uko bimeze. Yavuze ko yakuze yiyumvamo kwinjira muri politike ku buryo yatekereza ko igihe nikigera akuzuza imyaka 35 y'amavuko aziyamamariza kuba perezida w'u Rwanda kugira ngo ntange umusanzu wanjye mu kubaka igihugu cyanjye, ntange umusanzu mu kubaka ibyagezweho mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Thomas yavuze ko ubuzima bwe bwa buri munsi ari umunyapolitike, kuko utayobora ikigo cy'ishuri utari umunyapolitike wifuza ko igihugu cye cyatera imbere. Uyu mugabo abajijwe icyizere afite mu matora y'umukuru w'igihugu yavuze ko gishingiye ku kuba yaratanze kandidatire mu gihe uwamuhinduriye ubuzima Perezida Paul Kagame nawe yatanze kandidatire mu bakandida. Ati icyizere mfite ni ukuba nshobora kuba natanga kandidatire umuntu wagize uwundi we akiri mu bakandida uyu munsi. Ni iby'agaciro rero kugira ngo nanjye nerekane ko imbaraga ubushake guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizemo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Uyu ni umwe mu musaruro. Thompson yashimangiye ko yiyamamaje ku mwanya w'umukuru w'igihugu kubera ko ari intebe ihindura ibintu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iyo ugiriwe icyizere n'umuturage, yavuze ko nubwo atatsinda kuri iyi nshuro ariko iyi ntambwe yateye ari inzira nziza izamuganisha ku nzozi ze. Yavuze ko imyaka 13 ari umurezi, yumva neza guteza imbere igihugu uhereye hasi. Thompson yavuze ko yashyigikiwe n'abaturage barenga 671. Uyu muhanzi kandi yakomeza avuga ko igihe cyose azabonera umwanya azakomeza gukora umuziki kandi ko kwinjira muri politike bitatuma atayoboka inganzo ye. Ati umuhanzi apfa ari uko inganzo ye yapfuye. Buri gihe mbonye icyatuma ntanga umusanzu ku muryango nyarwanda muri rusange nzakomeza nkore. N'ubundi nkora umuziki ujyanye no gutanga ubutumwa no kwerekana ibitagenda neza kugira ngo inzego zitandukanye zigire icyo zibikoraho. Yavuze ko kwiyamamaza ntaho bihuriye n'ubuhanzi kuko ibi ni ibijyanye n'ubuzima bwite bw'igihugu muri rusange. Yavuze ko ubuhanzi bwe bwubakiye ku kugaragaza ibitagenda neza kugira ngo inzego zitandukanye zigire icyo zibikoraho. Album ye ya mbere yise Intumwa za Rubanda iriho indirimbo 12 zibanda cyane ku guhamagarira intumwa za rubanda cyangwa se abadepite kuva mu biro ahubwo bagasanga abaturage aho bari.
Muri Nyakanga 2023 uyu mugabo yavuzwe cyane mu itangazamakuru nyuma y'uko ashyize umukono ku masezerano y'imyaka 2 n'inzu ifasha abahanzi P Promoters. Iyi lebo isanzwe ifasha abagenzi be barimo M1 ndetse n'umuraperi Papa Cyangwe. Ni inzu yashinzwe n'umunyamakuru Ndahiro Valens Papi usanzwe akorera televiziyo. Ndahiro Valens Papi yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda.com dukesha iyi nkuru ko Thompson akibarizwa muri lebo ye kuko yagiranye amasezerano y'imikoranire mu mwaka wa 2023. Uyu munyamakuru akomeza agira ati ni umuraperi mwiza kandi ufite ibihangano yagiye ashyira hanze mu bihe bitandukanye abantu bamushyigikire. Ndahiro yavuze ko muri iki gihe bari gukora album ya gatatu ya Thompson nayo ishobora kuzabira indirimbo 12. Avuga ko bateganya kuzayita ibyiza u Rwanda rwagezeho. Ndahiro Valens Papi avuga ko bahisemo gukorana na Thompson kubera ubutumwa buri mu ndirimbo ze ndetse no kuba ari umuhanzi ukorera umuziki hanze ya Kigali. Chaine ye ya YouTube igaragaza ko amaze imyaka 3 ari mu rugendo rw'ubuhanzi, ariko yagiye anyuzaho ibindi biganiro birimo nk'iby'abantu bazwi mu ngeri zinyuranye z'umuziki, siyansi, abihayimana, ibiganiro bisesengura mu ngingo zinyuranye n'ibindi. Afite indirimbo zirimo nka Iherezo, Marayika, Menya ibyawe, Ishyano n'izindi. Habimana Thomas yatangiye kwandika zimwe mu ndirimbo ze ahagana mu mwaka wa 2008 ubwo yigaga mu ishuri rya GS Marirene Apedi Rwaza riherereye mu karere ka Musanze. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yabonye bourse ajya kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu biganiro bitandukanye yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ubwo yari mu Buhinde aribwo yatangiye kugaragaza impano ye mbere y'uko agaruka mu Rwanda muri 2013. Mwaka wa 2014 nibwo yashyize hanze album ye ya kabiri yise Wikwiheba Ugihumeka, yariho indirimbo 12 zo mu njyana ya hip hop. Habimana Thomas yabaye umuntu wa gatandatu utanze kandidatire ye ashaka kuba umukandida ku mwanya wa perezida w'igihugu. Thompson kandi yinjiranye intego yise Give Peace a Chance, duhe amahoro amahirwe. Ngayo nguko byinshi kuri uyu muhanzi wifuza kuyobora u Rwanda. Twe twamubwira tuti amahirwe masa, abanyarwanda nibakugirira icyizere ubwo bazagutora ubayobore. Mwese turabasaba gukora like n'inkunga ikomeye ndetse na subscribe kuri channel yacu Marayika Murinzi. Imana ibarinde mwese. Ciao, shalom.